hari n'igihe abana bacu bajya muri ibi ngibi kubera yuko bafite amafaranga menshi, nabyita ngo iki, kurengwa. Ugasanga umuntu ararenzwe, afite amafaranga yumva yamurenze atazi icyo akoresha, kumva akeneye undi urenze uwo afite. Hari inkuru hano iri kuvuga ko Ariel Weyizi n'uwo bita Babo bakurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge. Ni abana batoya bakiri abakobwa. Rero ibi ngibi ku bwanjye ababyeyi dukwiriye gusenga cyane, kubera ko Satani ntabwo n'ubundi itera twebwe guto turakuze, iratera abana bacu. Ugasanga umwana nk'uriya uri ufite iterambere, witondaga, wakoraga imiziki wa mugani, atewe na Satani. Turabasuje cyane bakunzi ba Kiyana TV show. Amahoro Imana itanga nabane namwe. Rero tugenda tubagezaho amakuru atandukanye. Icyo twabasaba ni ugukanda subscribe, ugasangiza n'abandi ubutumwa kugira ngo mujye mubasha kumenya amakuru mashyashya. Rero ntabwo ndi jyenyine kuri telefone, ndi kumwe n'umubyeyi rwose, ngira ngo tuganire kuri aya makuru. Umubyeyi muraho neza? Muraho, mukomere. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza, umwami Yesu ashimwe cyane. Amen. Hari umuntu ushobora kuba bumvishe bwa mbere, mwatwibwira amazina? Amazina yanjye ni Joy Murenzi, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko nuko usigaye ushaka kunshyira mu biganiro byawe. Nabwo ni ubutumwa, ntabwo nkukoresha ibyaha. Rero tuba twagutumiye nk'umuntu w'inararibonye cyangwa se umuntu mukuru. Hano hagati aho hari amakuru narindi gusoma, ariko nk'uko n'ubundi n'abadukurikira babizi tugenda tubagezaho amakuru atandukanye. Hari inkuru hano iri kuvuga ko Ariel Weyizi n'uwo bita Babo bakurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge. Ni abana batoya bakiri abakobwa. Hano inkuru iri kuvuga ko abahanzi Ariel Weyizi na Babo baherutse gutabwa muri yombi nyuma yo gusangwa mu kabari amasaha yarenze, ndetse banapimwa bagasangwamo ibiyobyabwenge. Ni amakuru umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Boniface Rutikanga yemereye The New Times, ahamya ko aba bahanzi bamaze gutabwa muri yombi. Amakuru igihe afitiye kopi ni uko abahanzi batawe muri yombi mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu Nzeri uyu mwaka wa 2025, barengeje amasaha y'akabari, ubundi baza no gupimwa ibiyobyabwenge, ari nabyo bakurikiranyweho gukoresha. Ibi byagize ingaruka ku rugendo Ariel Weyizi yari ari kwitegura gukorera muri Kenya, aho yari afite ibikorwa bya muzika birimo kuhakorera indirimbo, kuko byari byitezwe ko tariki 6 2025 yagombaga kuba yagiye, ariko birangira bitabaye. Aba bahanzi kugeza ubu bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Remera mu gihe bagikorerwa dosiye ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ariel Weyizi uri mu bahanzi bagezweho muri iyi minsi atawe muri yombi nyuma yo gusinya amasezerano y'imikoranire na Universal Music Group East Africa, ndetse mu byari bimujyanye muri Kenya hakabamo gutangira imwe mu mishinga bafitanye. Babo we utari ukibarizwa cyane mu muziki, dore ko yaraherutse kwemeza ko yagiye mu byo gutegura ibitaramo, yamenyekanye mu ndirimbo zinyuranye zirimo Lost You yakoranye na Ariel Weyizi, Turn Up yakoranye na Urban Boys, Golo yakoranye na The Ben, nayo Gati yakoranye na Bruce Melody. Rero aya niyo makuru ahari, ariko nk'umubyeyi muri iyi minsi uri kubona urubyiruko ruri kujya mu biyobyabwenge cyane. Urumva nk'amahirwe yari afite kujya muri Kenya, yari amaze gusinya kontari ikomeye cyane iremereye, yari atangiye kugenda muri ibihugu bitandukanye. Urumva kari akazi, ariko ibiyobyabwenge bihise bisa naho bimwiciye ukuntu. Urumva agiye kujya muri gereza n'iki, nubwo atafungwa ariko biba bimutindije. Ibi ngibi nk'ababyeyi mubibonaho iki, bipfira hehe? Baroreje, ariko ibi byose ni ibitero bya Satani, niko nabyita nkanjye, nkurikije ko
muri iyi minsi urubyiruko rurimo kugenda turwakwa na satani cyane. Kurabona n'umwana wari ufite icyerekezo, wari ufite abarundi baravuga ngo ni akazoza, ni umwana ubona rwose wari ukunzwe. Rero ibi ngibi ku bwanjye ababyeyi dukwiriye gusenga cyane, kubera ko satani ntabwo n'ubundi itera twebwe guto turakuze, iratera abana bacu. Ugasanga umwana nk'uriya wari ufite iterambere, witondaga, wakoraga imiziki wa mugani, atewe na satani. Rero ntabwo azabatera ngo batere gusa, batera amabuye nk'uko twe tuba tubivuga, abateza ibigeragezo nk'ibyo ngibyo, ibyo biyobyabwenge, abandi bahindutse abatinganyi, abandi bahindutse sinzi uko nabikubwira. Mu yandi magambo usanga hari igihe turuha abana bacu baruha bashaka amafaranga, ariko none bamara kuyabona akabateza ibigeragezo bindi rundi rwego. So rero kuri njyewe ni ibibazo dufite muri rusange nk'ababyeyi, ntabwo ari Ariel Ways ubu n'ufashwe, ariko abenshi bose bariya bose ubona niko bameze. Kandi rero rusibiyeho ruzanyura n'abandi, yenda Imana hari igihe bazagira Imana bagafatwa, kuko gufatwa ni ukugira Imana. By the way, iyo bakugoreye, iyo ugize Imana uragororoka ukabivamo neza, ugakora umuziki utarangwa n'ibyo utarangwa n'iyo mico n'imyifatire itari myiza. Rero twe nk'ababyeyi ni ugusenga. Ibi ni ingaruka z'ataka zitera imiryango. Urumva urugero, wenda nk'umuryango wari yaravukamo bari bazi ko umwana we amaze kuba umusitari, amaze gutera imbere, amaze kugira aho agera, ni n'umukobwa muto senda yarambagizwaga, ariko ibyo byose satani akaza akavanga, kandi nabo bakamwemerera. Kandi nyamara ugiye kureba igihe yari ataragira amafaranga, ndibaza ko urwo rumogi rwari kure, kure cyane. So rero ibi byose nuko n'abana bacu bagomba kuba amaso, bagasenga, dore ko banabisuzugura, bavuga ko ari ibyo abantu bashobewe, ariko gusenga ntabwo ari byo abantu bashobewe no gukiranukira Imana. Oya, ahubwo buriya iriya Mana yaza kuyishyira mu Mana, agasenga, agakora, yari gukora neza. Ese ibi ngibi ntibyaba bihuranye na bya bindi bivuga ko ababyeyi batakikora inshingano zabo, ugasanga umwana agize ibibazo biremereye cyane birenze ubushobozi bwe, agahitamo kuba yahita ajya mu biyobyabwenge, akaba ariyo nzira ishobora kuba yamuturisha? Urumva nk'umukobwa Feste, utubari ndakeka mu Rwanda dufunga saa 7 saa 8 hafi aho, ngabibaze nyine umwana w'umukobwa kandi afite ababyeyi, agejeje ayo masaha akiri mu kabari. Urumva bene uwo mukobwa ari ryahura n'ibibazo binamurenze, wa mugana agahitamo kunywa ibiyobyabwenge. Ntabwo byaba ari ababyeyi batera izo mpamvu? hari ingaruka zijya ziba ku bana biturutse ku babyeyi, ariko ntabwo mpamye ko ibi ngibi byabaye kuri bariya ariyo mpamvu. Kubera iki? Aba ni abakobwa bamaze gukura, barengeje imyaka 20. N'abakobwa bazi icyo gukora, bashaka n'urugo rwabo bakabona bagashinga imiryango yabo. Bene izo ngaruka zigikunda kuba ku bana bato cyane, zitewe n'imibanire mibi y'ababyeyi babo. Ariko uko nzi Babu, mama we aracyabana na papa we. Ndumva ari muri Germany. Niba ntibeshye, baracyabana kandi n'abantu babanye neza, bafitanye amahoro. Ni ukuvuga ngo nibanyura umugi, ntabwo ari ingaruka z'uko ababyeyi, z'imibanire mibi y'ababyeyi. Oya, ariko kanyinshi duhura nazo hano hanze, usanga imibanire y'ababyeyi, abana bameze gutya, kenshi ababyeyi baba baratandukanye, barabanye mu buzima bugoye, ubuzima buhora buhandana, bityo umwana agakura yishakira umunezero mu basore cyangwa se mu rumogi. Ariko ndibaza kuri aba ngaba ko atari ko bimeze, kuko aba bafite imyaka yuje y'ubukure kandi n'ababyeyi babo ndumva yenda rero niwe ntazi, ariko nk'abana bisanga muri icyo kibazo bakiyahuza ibiyobyabwenge cyangwa se bakiyaguza inzoga nyinshi n'ubusambanyi, ntabwo aba ngaba barimo. Hari n'igihe abana bacu bajya muri ibi ngibi kubera yuko bafite amafaranga menshi, nabyita ngo iki, kurengwa. Ugasanga umuntu ararenzwe, afite amafaranga,
yamurenze atazi icyo akoresha kumva akeneye undi urenze uwo afite. Ariko ibyo byose ni Satani bikongora bikubwira atari kuri ntabwo unezerewe ku rwego ongera ashaka ikintu cyakunezeza. So rero icyo nakubwira Satani afite ivugabutumwa, afite abavugabutumwa bagenda bavuga ubutumwa k'urumogi nuko ari byiza no gushaka ibyo bitangwa niba ari amafuri. Ibyo byose ariko abatwumva babyumve, abana bato bazatwumva cyangwa se n'abakuru bazatwumva, mureke dusenge tuwe maso kuko Satani aratunyaga umunsi ku wundi kandi aratunyaga abantu bagirira akamaro bagenzi babo. Nk'urugero ariwe urugero rwiza rw'abana b'abakobwa bamureba aravuga ati yagiye mu muziki afite aho yigejeje ku myaka ye. Kurikije nenda na izo business plan yari afite n'iki, hari umwana muri ana akavuga ati reka inzozi zanjye ndeke ko nazindura impamo. Ariko niba abana nk'abo ngabo se muri successful barimo kuba successful ariko ukabona none successful yabo ko hari successful yaraganisha gufungwa kubera kurengwa bakanywa ibitanywebwa, ni nagahinda ku babyeyi, nagahinda kandi ndagira nkomeza ababyeyi babo ntacyo batakoze kugira ngo abana nabo bajye mu muziki. Nahoze ndi mama wa buriya mwana ninde harya w'inzu w'umuzungu. Baba. Yes, mama wa Babu baramusapotinze n'ababyeyi be kugira ngo ajye mu muziki, ntabwo bamusapotinze ngo ajye kumura umugi. Bo bakoze nk'ababyeyi baramusapotinga araririmba. Ntabwo rero ababyeyi babigizemo uruhare. Ni ukuvuga ngo ababyeyi tubyara abana, sibyo tubyara abana ariko ntabwo twibyara. Njya nkunda gusetsa abantu nkabwira ngo pastor niyibyara, bishop niyibyara, perezida niyibyara, abayobozi niyibyara. Ubyara umwana Imana igize Imana agaca mu nzira nzima akazaba umwana muzima. Urumva ari nk'igihe ndabona nk'abana b'abapasiteri yenda baranyura urumogi bagatangira ngo umwana wa pasiteri nawe yego usibye n'abapasiteri n'umuyobozi ukomeye yabyabaho. Urumva gusa ibintu byose tugomba kuba maso tugasenga tukereka abana bacu Imana, ubundi nta kundi ko ntabwo se wamenya urwanya biriya by'ubwenge uti kuko reka nkubwire mbanza biriya by'ubwenge bifite umuntu ubizana. Kandi umuntu ubizana nawe afite abana kandi nawe arakomeye. Kuko nta kuntu niba twaraciye amashashi mu gihugu agacika, ntabwo numva ko ibi by'ubwenge byatunanira. Kuko wari ishashi ukibona habe namba mu Rwanda se wayikura. None se kuki twese dufatanya amaboko tutabuze ibiyobyabwenge kwinjira mu gihugu? Kandi akenshi nyine bizana n'umuherwe yarakize. Urumva nyine akenshi nibyo nagiye kuvuga bica ku mupaka. Binyura hehe kugira ngo bigere i Kigali, bigere ku bahanzi b'ibyamamare n'iki byose? Ntawe uzi ahantu binyura, bishobora kuba bitanyura ku mupaka. Bikaba binyura mu kirere. Ntabwo oya binyura nk'ahantu kuri muza barabyambutsa n'abaforoderi. Ndabashimiye cyane rero kubw'ikiganiro cyiza muduhaye, kandi aba bana rwose birashoboka ko banahinduka bere wenda mu minsi ya vuba, cyangwa se iki kiganiro uko bisa kose kizahamaho kugeza bagarutse. Uko bisa kose ntabwo babakatira burundu. Polisi bigira ngo wenda cyangwa se leta y'u Rwanda bigira ngo ibereke umuco mwiza cyangwa se bagorore nyuma yongere barekure. Ariko mu byumvikana uyu mubyeyi ababwiye inama nziza cyane yuko mugomba kuba abantu musenga. Ariko reka twongera iki kintu kimwe mbanza, ndagira ngo dukangurire abantu bose batwumva, yaba ari ababyeyi, yaba ari abana, yaba ari umuntu wese utwumva, yaba ari mu nzego zo hasi n'izo hejuru, nubwo tutavugira leta, ariko dukwiriye gufasha abayobozi. Wabona umuntu winjiza ibiyobyabwenge ukirukankira kugira guti kubivuga. Nibyo wari uri kuvuga ko byinjizwa n'abantu bakomeye. Kuri potinga umuyobozi wawe cyangwa se umuntu ukomeye nyine ibyo si ikibazo. Ntabwo mvuga gukomera nk'ubuyobozi, ushobora kuba ubyinjiza ukomeye mu mafaranga, ufite mbega uri umukire, nibyo navugaga. Kuko nta muyobozi wakwinjiza biriya niba ntahari yigaye, ariko ntawe uhari numva bitashoboka. Ariko nk'uko twaciye amashashi, nanjye uzi ko niyo mfite ishashi mvuye mu mahanga nyifite gutya ngera ku airport nkibwiriza nawe umbwire nkayikuramo nkayijugunya, kuko niwo muco wacu.
cyane niko twatojwe. ya rero rwose abantu bakwiriye kuba intore, bakaba intore, bakagurana amafaranga, kuko reka nkubwire ikintu utazi mbanza. Njyewe ushobora kuba wampa amafaranga ukanyuzaho icyo kiyobyabwenge kaza kuyobya ubwenge abana bacu, nyamara wakiriye amafaranga y'icyo gishobora kuzayobya umwana wawe mu buryo utazi, cyangwa umwuzukuru wawe, cyangwa uwo kwa so wanyu, cyangwa ntabwo wabura uwo mu muryango wawe kigeraho ingaruka kandi baratumye kinjira. rero tutari twafunga ababinywa, nanone tubanze turebe biraca hehe, binjirira he, bituruka he. Ese mu gihugu turabifite, turabihinga? Niba ibyo biyobyabwenge dupimye mu bana bacu tutabihinga, biraturuka he? Ese twarebye aho gufunga gitera dufunga ikibimutera? Tujye kureba idirishya ibintu binyuramo, tujye kureba aho ibiyobyabwenge biranyura he, byatumariye abana, birava he? Njyewe nawe dufashe ubuyobozi, umuntu mubona afite ibiyobyabwenge tujye tubifatisha, babifate, kuko nutanabafatisha bizayobya ubwenge umwana wawe, cyangwa umwuzukuru, cyangwa se umugore wawe, cyangwa ntabwo uzabura umuntu wo muri famire yawe bigiraho ingaruka. rero abantu bose bakanguke, tuve mu buyobe, dufashe igihugu kugira ngo tucyubake. Ntabwo igihugu cyakwirirwa kiducungira umutekano, kirirwa kitwitaho, nuri turangiza nitubona n'ibintu byinje mu gihugu baduha udufaranga duceceke ngo two kubivuga. Oya, ahantu ibiyobyabwenge byinjirira, niba tutabihinga mbanza tukaba tutabifite mu gihugu, biraturuka he? aho bituruka nituharebe, nituhashake. ninde ubyizana, ninde ubyinjiza, ninde ubyungukiramo? tuvuga ngenda ngo ntabwo tubazi, ariko aba bantu babinywa bashobora kubaha trace y'ukuntu mwafata babizana, nibo bazi agents babigurisha. nibagende bashakisha umuntu ubigurisha bamufate, nibamara kumufata nawe azabereka abandi babafate, nibamara kubazirika abana bacu bazabona amahoro. aba bana twababyeyi ari bazima, ntabwo rero wese yabyutse mu gitondo ngo ajye kunywa ibyo biyobyabwenge. yagize umuntu uza kumubwiriza iryo vugabutumwa, aramwumvisha, amubwira n'inyungu zirimo, kandi uwo nguwo n'uwo babonye. hari benshi batazi, hari nk'igihe ubona umuntu usibye no mu bakozi Imana basigaye barimo bari kunywa ibiyobyabwenge. none se nkubeshye, ntabwo ujya ubona se ukavuga uti, ukaranga uti nk'uyu mupasiteri ubwo ko yanyoye ibiki? n'uwo bavuga amazina ubwo nabo baziyumva, ariko rwose bagerageza bapime n'abavuga ubutumwa, bapime natwe badupime, ariko barangiza iki cyorezo kabisa kitumariye abana pe. turatakambye kandi batwumva ababishinzwe. mubyeyi ndabashimiye cyane rero kubw'ikiganiro cyiza muduhaye. abadukurikiye ni ugukanda subscribe, tuzatugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye. muhezagirwe cyane kubwo ikiganiro cyangwa se kubw'inama muduhaye. Imana iguhe umugisha, kandi n'abazatwumva nabo ni ukuri bazabikore kugira ngo dushobore kuramira umuryango mugari w'Abanyarwanda. murakoze cyane.